Ndabashuje mwese bakunzi b'urubuga Flow Kitchen and Creative, mugire amahoro, mumeze neza. Uyu munsi rero nagarutse muri ya gahunda y'igikoni cyacu, guteka neza dusegasira amagara, muri ya gahunda yo kuganira ku biribwa bitandukanye bidufitiye umumaro, tubona kenshi bitatugoye cyangwa se bitaduhenze, ariko tutabasha kwitaho, tutabasha kumenya uburyo bwiza tubifata kugira ngo bibashe kudukingira indwara zitandukanye, bibashe kutugirira akamaro mu mibiri yacu bikoresheje ubushobozi byifitemo Imana iba yarabishyizemo. Rero uyu munsi turaganira ku kintu cyoroheje cyane, dukoresha cyane, tubona kenshi, cyitwa igitunguru. Hari ibitunguru bitandukanye by'amabara atandukanye, umutuku, umweru, umuhondo, ariko uyu munsi ndaje ngo tuganire ku mumaro ukomeye cyane w'igitunguru cy'umutuku. Igitunguru cy'umutuku cyeze neza, cyumye neza, gifite akamaro gatandukanye ku buzima bwacu. Ushobora kuba uhise utekereza uti igitunguru gifata kenshi, ubwo nyine ibyo ngibyo nanjye ndabifata, kuko sinshobora kurya ibiryo bidakaranze kandi bitarimo igitunguru, nagicamukije mu mavuta yanjye kiryoshye gihumura. Ese ubwo nibwo buryo bwiza bwo kugifata kugira ngo kitugirire umumaro? Oya, ntabwo ari byo, kuko igitunguru iyo cyamaze guhura n'umuriro n'ubushyuhe n'amavuta, hari ibintu byinshi cyifitemo bihita byangirika, bigatuma rero tuba tumeze nk'abariye deshe gusa, wenda gihumura kiryoshye, ariko mu by'ukuri umwimerere wacyo wamaze gutakara, kidashobora kutugirira umumaro cyagombaga kutugirira. Ni byiza kugikarangisha ibiryo, kukaranga ibiryo ukagishyiramo ukaryoherwa ugahumurirwa, ariko ni na byiza kugifata muri ubu buryo nje kugira ngo tuganire, kibashe kukugirira akamaro, kibashe kukumerera neza mu mubiri wawe, ndetse kikurinde indwara nyinshi cyangwa se kikuvure nyinshi bitewe n'izo substance cyifitemo karemano cyagenewe kugira ngo kidufashe, ariko benshi tukaba tutabizi kuko tutazi uburyo twagifata. Tera agatebe rero tuganireho gatoya, mba nagerageje guhuza ubumenyi butandukanye, nsura imbuga zitandukanye, nsoma ibitabo bitandukanye, ndetse hari n'ibyo musanzwe nzi kuko nanjye mbikoresha, nkaba mfite ubuhamya bwabyo, uburyo cyamfashije cyangwa se gifasha abana mu buryo cyangwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nibyo nje rero kugira ngo tubihuze byose, hanyuma mbahemo iby'ingenzi muri resume n'abarambiye kandi bafitiye umumaro, nzi neza ko bikora rwose, kuko ibyo nzana hano akenshi mba naramaze kubikoresha, mba nzi neza uko bikora, ntabwo aba ari ugupfa kuvuga gusa. Twagiye rero baratangira batubwira bati l'oignon rouge est le plus riche en antioxydants que le blanc et le jaune. Igitunguru cy'umutuku kimwe twavuze cyeze neza, cyumye neza, nicyo mbakonseya, ntabwo ari gitukura gusa gitose kitumutse, oya. Hano njya mvuga oignon rouge, ujya wumva cya gitunguru cy'umutuku cyumye neza gikomeye. Nicyo rero bari kutubwira ko ari antioxidant kurusha igitunguru cy'umweru cyangwa se cy'umuhondo. Ni ukuvuga ngo cyifitemo za propriétés ziri antioxidant zo gukura cholesterol mbi mu mubiri, bya binure bibi kubikamura, kurinda amakanseri, kurinda ayo maladi horrible, ibintu bitandukanye byose bishobora gutera ikibazo mu mubiri, gushyiramo imyanda myinshi dutera amapuresha, ibinure, imitsi igafunga, imivuduko y'amaraso ikaza, amakanseri akaza. Iyo mvuze antioxidant muri make nibyo nshatse kuvuga. Igitunguru cyifitemo ubwo bushobozi antioxidant cy'umutuku kurusha biriya byose bindi dusanzwe tuzi. Oignon rouge présente une meilleure valeur nutritionnelle. Il est riche en vitamines A, B, C ainsi que les sels minéraux. Oignon rouge tubonye ko yifitemo izo vitamine A, B, C, kandi nazo murabizi uburyo ari ingirakamaro ku mibiri yacu, ku ruhu, ku maso, mu kuzamura ubudahangarwa. Ibyo byose izi vitamine zirabikora, kandi tubonye ko ziri mu gitunguru cy'umutuku, cya kindi cyeze neza. Rero gifitemo n'imyunyungugu myiza, ifite imimaro itandukanye ku buzima bwacu, umubiri wacu ukeneye, nk'izo za magnesium n'ibindi. Il est particulièrement riche en antioxydants et en fibres. Il est stimulant et anti-infectieuse. Igitunguru cy'umutuku kirakize cyane ku mafibre, y'amafibre twabonye ko akorana
n'inzira ya metabolisme n'uburyo bw'igogorwa. Iyo ufashe ibintu birimo fibre bituma igogorwa ryawe rigenda neza, assimilation ikagenda neza, kandi ibyo bindi bigaca mu mara neza bitahateye ikibazo. Umuntu ufata ibiryo birimo fibre ntashobora kugira ikibazo cy'amara. Rero igitunguru nabyo kibyifitemo, kandi kikaba na anti-infectieuses, ni ukuvuga ngo kivura infection, cyane cyane za infection nk'abantu bafite abana bato. Murabizi ko indwara ziba zahaza cyane ari ama infection, amangine, izo maladi zivuye respiratoire cyangwa zo mu maraso. Rero iyo mbibira akabanga ababyeyi bafite abana bato, uramutse umumenyereje kujya umuha nk'agace gato gato nka 1/4 cy'akayiko gatoya, nabwo ku mwana muto guhera ku myaka 5 kumanura. Ni ukuvuga ngo niba ari muto cyane uragira udutonyanga 2, niba ari imyaka 3 uragira 1/4 cy'akayiko, gutyo gutyo bitewe n'uko angana. Ubimumenyereje rimwe mu cyumweru cyangwa se 2, ako kaji k'icyo gitunguru ntashobora kurwara angine, ntashobora kurwara izo infection ziba zahaza. Ni ibintu nzi neza, ni ibintu nakoresheje, umwana rwose agatandukana n'aya antibiyotike yo kwa muganga, cyane ko igitunguru cy'umutuku ari antibiyotike y'umwimerere ikomeye cyane. Nibyo rero hano banabitubwiye ngo ile anti-infectueuse, antioxidant et anti-infectueuse, ibintu bikomeye cyane umubiri wacu ukeneye. Il est bon pour la peau, les ongles et les cheveux. Igitunguru ni cyiza ku ruhu, ku nzara no ku misatsi. Ugifata umererwa neza. Sachez que l'oignon cru est plus riche en vitamines et en minéraux que l'oignon cuit. Bimwe nababwiraga rero twagifata gute, ngo tubimenye neza ko igitunguru kibisi, ukiriye ari kibisi, aribwo ibyo byose bikunda bikoreka ayo mavitamine, ukabona niyo mimaro ya antioxidant ya anti-infectueuse bikunda kurusha uko wakirya gitetse. Gitetse ubwo ni gikaranze nyine mu mavuta. Iyo gikaranze tuba turiye ngo turyoherwe, ariko umumaro wo uba watakaye. Rero baratubwira ngo tubimenye ko kukirya ari kibisi, ubwo ni mu masalade cyangwa se ka kaji gutyo wagiseye, nibwo bikunda kurusha uko wakirya gihiye. L'oignon cru a même un effet bénéfique sur le sommeil. Ni ukuvuga ngo igitunguru cy'umutuku ni na cyiza ku bitotsi, ku bantu badakunda gusinzira nimugoroba ukarara ukanuye, ushobora gufata agasalade kacyo cyangwa akaji kacyo, hanyuma ugasinzira neza. Niko ubushakashatsi bwabigaragaje. Hano no tukibaza ngo quelles sont les maladies que l'oignon peut soigner. L'oignon a plusieurs vertus en cas de grippe et de refroidissement. La médecine traditionnelle chinoise les utilise pour lutter contre les angines. L'oignon rouge c'est également efficace contre la toux. Hano baratubwira ko oignon rouge, cya gitunguru cy'umutuku, cyifitemo verti, cyifitemo capacité cyangwa se ubushobozi bwo kuvura grippe n'ubukonje, cyane cyane ku bana. Umwana uhora usuherewe akonje, ushaka kumuha ku kaji nako katuma umubiri wongera kwireshofa. Hanyuma medecine traditionnelle chinoise, turabizi ko abashinwa bakunda gukoresha medecine traditionnelle kurusha iyi moderne, kandi iranakora cyane. Barabimenye rero ko kibavura inkorora, kikanavura n'amanjine. Si abashinwa gusa, namwe muzabikoreshe muzabibona, genda bizi neza, mbifitemo témoignage. Kivura umwana ukorera ibyo ngibyo, cyangwa se n'umuntu mukuru ukabyimenyereza utararwara, ukajya ugifata 1 cyangwa 2 mu cyumweru. Ako kaji ukavanze wenda n'ibindi bintu bitandukanye turaza kureba, wenda akadimu cyangwa se ubuki bwiza, uba wikingiye ibyo bintu byose tumaze kuvuga, ku bakuru no ku batoya. Manger de l'oignon rouge tous les jours peut offrir de nombreux avantages pour la santé. Ni cyiza ku buzima, harimo il est notamment associé à la réduction du risque de maladies cardiovasculaires, la régulation de la glycémie et à la prévention du cancer. Ahangaha tuhumve cyane ibintu bikomeye cyane tutari tuzi ku gitunguru cy'umutuku. Baratubwira ngo igihe ubashe kugifata ari kibisi, uko twavugaga ushobora kugikoramo akaji cyangwa ku masalade, kivura indwara zishamikiye ku mutima cyangwa se kikazirinda. Kiringaniza isukari mu mubiri, kuri diabete ubwo mwahise mubyumva. Hanyuma à la prévention du cancer, kirinda amakanseri.
murumva igitunguru cy'umutuku kidahambaye mu buryo tutatekerezaga, ariko nongere mbisubiremo, ntabwo ari kwa kundi tugikaranga, nabyo ni byiza turaryoherwa kikanahumura, ariko niba ushaka kwirinda ibingibi kubyikingira cyangwa se kubyivura, gifata ari kibisi. Ibintu bikomeye cyane kandi bijaje abantu muri iki gihe birimo rwose, barabivuze: girisemi, amasukari, diyabete, indwara z'umutima, amakanseri. Gusa wakinganya iki? L'oignon rouge agit favorablement sur l'ensemble du métabolisme et contribue notamment à la bonne santé du sang. Il contient les substances allicines et quercétine qui aident le foie dans son travail de nettoyage du sang. Baratubwiye ngo igitunguru cy'umutuku ni cyiza cyane mu gutunganya cyangwa se mu gusukura amaraso. Cyifitemo substance cyangwa se intungamubiri yitwa alicine na quercétine zituma cyangwa se zifasha, ziha imbaraga umwijima kugira ngo ubashe gukora umurimo wawo wo gutunganya amaraso. Ni ukuvuga ngo gusohora imyanda mu maraso ni ikintu cyiza cyane. Harimo n'aya masukari n'ibindi byose bishobora kwanduza amaraso, ukagira ibinure bibi, ukagira cholesterol mbi, ukagira ibibazo. Urumva amaraso yanduye bitera byinshi, umwijima udakora neza bitera byinshi. Igitunguru cy'umutuku rero kirahari kugira ngo kiramforuse uwo mwijima, kiramforuse ubwo buzima bwiza bw'amaraso. Comment se soigner avec l'oignon? Ni gute twakwivura? Narabivuze, ariko reka twongere twumve icyo ubushakashatsi butubwira. Byari ibyanjye, ariko reka tunasome. En cas d'infection des voies respiratoires et du grosse toux, igihe uramutse ufite ikibazo mu myanya y'ubuhumekero cyangwa ufite inkorora ikabije, mélanger le jus de l'oignon avec une cuillère à soupe du miel bio et avaler plusieurs fois une cuillère à café jusqu'à ce que vous vous sentez mieux. Ngo fata igitunguru, akaji kacyo, akayiko, uvange n'ubuki bwiza, ikiyiko, ukoroge, ubinywe kenshi gashoboka igihe ufite inkorora ikomeye cyangwa se ufite indwara zose z'ubuhumekero. Ubwo nayo magripe, ni uko kumva ufite ubukonje, ni uko kumva ufite gripe, ni uko kumva ufite ikibazo cya infection. Ibyo byose kora gutya. Bari kutubwira ko mu bushakashatsi bivura nk'uko nari nagiye mbibabwiraho. Il est donc préférable de le consommer cru dans les salades que cuites. Nari nabivuzeho, bari kutugira inama ko twakomeza tukajya tugikoresha cyane cyane ari kibisi mu masalade kurusha uko twakirya gitetse. L'oignon rouge, grâce à sa quercétine, il est efficace contre les attaques des radicaux libres et protège donc nos cellules. Ikintu gikomeye n'ubundi nanakivuzeho, bigenda bihura. Ni ukuvuga ngo igitunguru cy'umutuku kubera ya substance yacyo gifitemo ya quercétine ni nziza cyane mu kwatakarira radicaux libres. Radicaux libres ni ibyo bibazo biva mu byo tuba twariye bikarangira biduteye amakanseri. Ibyo rero birwanwa n'iki gitunguru cy'umutuku kubera iyi substance ya quercétine cyifitemo, kandi ukayifata ari mbisi utagihuje n'ubushyuhe cyangwa se n'umuriro cyangwa se n'amavuta ugicamutse. Ubwo rero bituma selile zacu ziba protege, kandi muzi ko nyine gutangira kurwara kanseri bihera mu maselile yatangira kwidubura, agatangira gukura mu buryo butari normal, nibyo bitera kanseri. Ibyo rero ntibishobora kubaho igihe ufata igitunguru kenshi gashoboka nk'uko babitubwiye. L'oignon rouge présente de propriétés anticancéreuses, notamment sur le système digestif, œsophage, estomac, côlon, et sur les ovaires et la prostate. Igitunguru cy'umutuku gifite propriété zihambaye zirwanya kanseri nk'uko nari mbivuze, ariko cyane cyane ngo kuri système digestif. Ni ukuvuga ngo dushaka kanseri y'umuhogo, ya estoma cyangwa se ya colon, ntushobora ukora ubwo ni mu mara, ntushobora kuyirwara ufata igitunguru cy'umutuku nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje, cyane cyane kuri iyo
systeme digestif no kuri les ovaires na prostate. Ku bijyanye n'imyanya myibarukiro y'abagore cyangwa abagabo, ntabwo ushobora kurwaramo kanseri igihe ufata igitunguru. Murakoze cyane rero gukurikira iyi nyigisho nziza, iki kiganiro tugiranye, mubikore, mufate igitunguru kenshi kandi mwagikarangaga ndabizi, mukomeze mugikarange muryoherwe, ariko mugifate no muri ubu buryo tuganiriyeho, niba mushaka kwirinda ibyo birwara bikaze tuvuze, cyangwa se kubyirinda cyangwa se kubyivura, byose birashoboka. Mutangire mugifate mu masalade, mu maji, muvanze n'ubuki bw'umwimerere cyangwa se akadimu, nabyo ndabizi neza. Akadimu hano ntibakavuze ariko njye ndabizi. Utabonye ubuki wakoresha akadimu, ko koroheye benshi kukabona. Hanyuma ugafata igitunguru kikakurinda ibyo birwara bishamikiye ku mutima, bishamikiye kuri isukari nyinshi mu maraso, bishamikiye ku kudakora neza k'umwijima, bishamikiye ku byo turya biba bitakoreye igogorwa neza, bishamikiye ku makanseri atandukanye. Ibyo byose ntibishobora kukugeraho wafashe igitunguru kibisi cy'umutuku cyumye neza. Nshuti zanjye, mubikore, muzambwira, ndabizi neza ko muzamererwa neza. Murakoze, mwakoze kubana nanjye. Nakagaruka tureba ikindi kiribwa kidufitiye umumaro, cyangwa se tujya mu gikoni mbereka nuko tubitegura. Ikizajya kinshobokera nicyo nzajya nkora, ariko ndahari kugira ngo dufatanye tugire amagara mazima, tumererwe neza, twiteze imbere, ntaho dufite ikibazo, ntaho tubabara. Burya iyo utekanye mu mubiri n'ibintu byawe byose na gahunda zawe zose zibasha kumera neza. Mwakoze, ciao ciao.